Wino dasubirayo. Wino hano sereka kugenda usubirayo. Waragiye kumwepa rero ze ngo nari bukubone. Waragiye kwepa. Muracyafite ubugome nk'ubwa kera se sha. Akwize ngo ubu nagufata ngaguhanyira hano none ubuse wamwepera none. Wamwepera ubu ngubu. No kuri mbabarira. Mubare se mubare biki. Yari impanuka. Umwari muzi ko mwanyishe nyene mwantabye munyo zandi sibyo? Iyo nagira umugira neza se ngo mbone kuntu burya naje gukururuka burya ibyashyabo mwantayemo. Urumva? Ndivamo. Urumva? Ndagenda ngira Imana abantu barandokora. No kuri yari impanuka yabaye. Impanuka yabaye n'ubwo mwari mufite mukagera mujya kunkura mujya kumpamba. Mwari muzi ko nagiye he? Kwa Satani cyangwa mu ijuru. Mwari muzi ko nagiye sha. Uri kumva ntabwo twamenye uko byagenze. Ntabwo mwanya ko byagenze. Mujyana mwitsimeze nta mwankwepera nta nawo muzajya. Kana idonda cyarudurira kumedo do. Ningewe rutambisha. Ningewe rutambi. Asore burya ukuntu byaje kugenda. Burya mwandi mwantobye burya naje gukururuka nagize gutya numva kenge karagarutse ndamwe mo gutyo mbona nibitaka mwari nani sene mujya gwamba mbona mukamamba muri santimetero 20 mwari mwamambye se n'ipusi n'ipusi mwari muhanda go cyo kura muri abagome cyo kura kabisa bura mwari munyishe mundangije ntabwo dusanzwe tubikora nyene ni kuri abyagenza bura ramugenzi bura rero bura uzi ko nawe namubonye burazi rero ko yandangije ngo nako ngafite ngo umuganga w'umufande buretse ugenda urimo nawe unagiye dore niho ndabona n'inzira ari werekeza mubwire ngarye n'icyo urukumva uwera wamubonye amubonye nyine mwavuganye tavugana barabyo kunganyisha ngo umugore wa fande se ngeberanye mubwire uti ngewe nago naje nje rero utambe n'umunsi sibye ko nyine naje nta maherere ngifite shanga kera ko nawe waragiye uritonora mwiza sha cyangwa nuko waje Kigali nimarugo ko mwavuye mu cyaro ko muri bere ryabaye ubu subaye mu buzima sha Yese mbayo nabi burya twavuye mu cyaro twagize ubwoba aribo yaradukurikiranye duhita tuva mu cyaro tuzi Kigali tugeze Kigali hari abantu batwakiriye wera baramufata nyine abona umugabo hanyuma ngewe sigara ndi inzererezi muri Kigali uyo mbonye nyine umuntu mfurira ndamufurira akamudufaranga umuhanda umva mubwire mwana wa mama numwe twavukiye mu cyaro kimwe sibyo twarabanaga sibyo nuko byabaye ngewe mutima mubi ngifite hano mutima munyi gufitiye urakoze nukuri kumbabara humura rwose humura nta kibazo oya humura burya naje kugira gute ni kubitera n'abazungu bari bavuye muri cyaje amaje kureba zanyende zibarya rugura kurya gasozi kwacu uko nakura gutya babarantoraguye baranjyana umugore w'umuzungu ni bari umunyamerika no muri Canada abantu bisifunga yajya kubita amadore mu 20 navuga ati mu buzima rurimo warupfuye genda ushaka ubuzima ubona umucuruzi ukomeye rwose mfite igipangu meze neza uzi ko isukira burundu kize nyine rega burya Imana itagutegera iragukiza Mana ushimwe cyakora none se sha aho kugira ngo nyine ubwo buzima mbemo neza kandi kubona waye mu buzima bubi waretse kugira umugore nyaho kwirongorera none uzago muri buzima bw'ubuzererezi reka mubwire rero sobona kwamengukiye yaramutana gushaka kwitura aho unyugo umuzerera gutyo mu buzima bubi reka mufate mugira umugore twibanire ubuzima buhinga uhindura ubuzima sha umutima rwose wanjye warahubutse nta kibazo mbere umugore nyine tubane rwose nkuzane mu gipangu ubuzima buhindure ibyo kurara ku mabaraza ugenda ucumbika ntabwo bizongera kubaho hari kibazo hitamo ku ibintu bibiri kugumuzerera cyangwa kugira umugore tukabana nyine nta kundi nyine nase nakomeza nkazerera muri Kigali aho ndaye hose ndarana n'imbwa nibyo sha wowe mpobera rwose none nakora nari nyine akagore kari manika nkaho mureba se sha none rero mbambwire hari abarugiye harike urumva nanjye ntumvuye muri no kugira gushyira imitima mibi n'ibikiri biki ahubwo reka nkwereke tugende nkwereka numba sibyo hanyuma ubuzima bukomeze umure n'ibyene byo wambaye byo gutaraza kubikuraho tugende mu nacu mutwara rwose tugende wandi bura harazi ko bandaje umuntu ntacyo wigira ubwoba wireba nta muntu ariko se kuki wigize inyanda bibigeza ubure no kunanirwa kuza umuntu agusaba imbabazi byonyine wagiye ureka kumera gute ariko uyu mugabo ntago muzi uzi ko atari imbabazi zimugenza hano uriya mugabo none se oya
turi kumwe yagutwara iki turi kumwe oya si umushaka ntagende ndabizi neza ko atari ntago aje gusaba imbabazi gusa afite ikintu gitangiye kumugenza muri uru rugo ahubwo nanjye ndi kwigaya ko nakagombye kuba mugumanye nkamufunga kwanza ko sinumva ukuntu umuntu nkuriya azi ko agishakishwa ariko yidegembya gutya ahubwo kucyo utabikoze ntago wahita ubikora ako kanya ahubwo ngiye kubyikorera ngiye kumukurikirana menye n'ikimugenza hano ko ntago biri shyashya kamubwirishe uriya mugabo ushobora kumubembereza akazazana imbwa yiruka muri uru rugo rutange ntabwo umuzi ngewe ngiye kubikurikirana kandi nta wundi mupolisi wo ku ruhande nzashaka nzabyigiramo mbabarira ahubwo ushyiramo agatigiro rwose ko nabonye ese wa wundi we ari bumenye cyangwa agiye kumureba Chantal se ntabwo nzi amakuru urishyura ko yaje hano utabizi ni ukuri ntabyo narinzi nese nabonye ukuntu natunga wari ubizi se ko ari no muri quartier byibuze ntabyo narinzi ngiwe inkuru yose nayo gutekereje ukuntu yagenze nta makuru na make nari mfite kuri ya mugabo ahubwo njye mbanje no kugira ngo ni umuzimu ngiye nageze hano nyimukubita amaso ngira ngo ni umuzimu ariko sinakubwiye ukuntu twabigenje uriya mugabo ndabizi neza ko Chantal yamukubise ifuni mbona aragagaye tubona ko apfuye pe turamukurura turamutaba mu cyobo turenzeho n'itaka ukuntu yazutse nicyo kintu ngo ariko ngiye gituma nyekeranya nuko uburyo wamubonye nzi ko wenda uhitugwa n'igihumuro ukikubita hasi uzi iyo umuntu yabonye umuzimu urareba gusa nese wabonye niruka ubwo bwanyishe ndiruka ahubwo se wamukoze ubona arafatika ntago ari umwuka kanya numva ko abazi mutamukora ngo ukunde gusa agiye kumpa akazi icyo nzi cyo ngomba kumenya aho biva n'aho bijya reba ukuntu twari turengana Chantal mwana mbwira akose wowe watangiye kunyita boss kandi ni sheri ntabwo ndi boss unyita sheri cyangwa utisitati sheri numva se nirashaka kwereka rero kwa ko nabwiraga nyine ko nageze nkabona agafaranga nkubaka igipangu nkagera gutangagura igipangu dore no gucira urabona biranwere ariko ujye unyigeruka kandi ufite ibintu by'ubwoba nawe wagize ugashabuka dore no kumanuka hariya kuri kiriya gipangu cyerekezo cya burakisima ukubona kimanutse ukakizenguruka ukamanuka ukagera kuri ziriya nsina ukazamukira kuri mwembe ukagura n'inzu bose ziriya nsina zirimo niwe wemere kuzisoroma havamo igiti cy'inyamunyu havamo icy'imineke byose wemeye kubikora si dore harimo n'amavoka dore ngiyi sombe urumva uwo mugiye kwisha rwose nkumva shaka ubona n'akamisi dore biriya byose byarangiye n'ibya kera ntugire ikibazo sibyo hanyuma harya ubu nta yindi myenda wagiraga oya nta yindi niyi nambaraga gusa reka duhamagare mama cyangwe akwambike alo ni Saidati barambwiye ngo usigaye ufite imyenda dukura muri za Turukiya ngo na za ntoza ngo na mu Butaliyani nibyo se umva nkubwire sigaye ifite icyuho cya tension ntumbone gutya ngewe rutambi ni Miss Rwanda rwose ndashaka unshakira utwenda twiza tudukomplete dukomplete natwa dukwiye twiza bambara nyina abakobwa bakabirwa bakajya mu umugore wanjye w'umuraga ari indaya mvuga amagambo yawe ntago ari indaya n'umugore wanjye rwose tugiye kubana hanyuma nimugoroba ipakingi ubizane hitiremo sawa sawa nkumbeshya ariko ahubwo ugera mu kanya kuko amafaranga ndafite sawa wabyumvise ndashaka kwambika neza sha sibyo n'ibintu bijyanye n'imirire ujye ushaka
nabonye bakora n'imisatsi imisatsi ko turi imisatsi ufite ukuntu imeze cyamaye nk'agakwezi nigoye basha ni imisatsi wari ufite imisatsi nk'iy'abarabu turi rwose n'ugukubitamo bimwe bita ngo tentire ukagenda ukaka cyangwa bakagusuka cyane bigira hano ku mugongo urabizi ntabyo uzi narabibona abantu cyane ibyo by'umuturage wo mu kirambo bira ni by'imiturage byo gushyiramo za kanta mwari mwaramenye reka ndashaka kugira nk'umuzungu urukumva hari akantu ntagire uzankorera hagakize akita massage massage ntabwo ari massage uraye iyi nda yanjye ndashaka kuzayikanda ikajya ku murongo ukayirambura munsi y'ibirenge urumva kwa kuntu njyamye mu ntebe ukajya unkanda umugongo mbese ku buryo nk'umura ntabwo bigoye uri umugore wanjye ufite ubwosha urabizi ngwino nkwigisha ngwino nkwereka umuzajya ubigenza ngwino nta kibazo ngwino nkwereka umuzajya umasa sibyo uje gukora icyaha ndabura nza gukora iki hano nyine ndakubaza uje gukora icyaha nje kukureba ndeba se hari gahunda dufitanye nta gahunda nyine nawe twagirana se kuri ubu ngubu nta gahunda tugifitanye njye nawe nakubwiye ko byarangiye urashaka cururuka tekana nje ngo tugire ibyo tunoza tuvugana nta kindi kibikisi hari gahunda ese ubundi ninde ukweretse hano uri kumva njyewe n'ubwenge nzi n'amashuri nize nabura ahantu utuye ko wibeshyeho mbabarira rero usubire ko njye nta gahunda dufitanye nta n'ikintu ngipanga nawe narabikubwiye ubu rero tugiye kugipanga pamoja kigikisi mva nkubwire inkuru rero utarajya muri ayo tuve muri ariya nariye mbikere kiginzanye nguteze amatwi inzu yawe cyakora ndabona waragiye ahantu hazima da inzu yawe nayo nkeneye mbikere kinzanye nshaka kukumenyesha ko hano habamo iki mutwitiye kugira ngo nkorohereze birasekeje nizeye ko usigaye ukina filime ariko iyo ndi kugukinira mu maso ntwitiye yanyumvishe njyewe nkusi uribeshya cyane umva undi wese nk'umuhe kure tuvugane mbabarira usubire aho uvuye ko njye nayo ngiye kwigira mu kazi biza kuntesha umwanya hano untera imyaka uguze mu gitondo uranwitiye ko ntaho gutege kuntera ndetse papa wanjye sanga kari akagabo nabonye muri kumwe akahe niko kahe guteye nawe njyewe hold on shaka kumenyesha ko nkutwitiye none ari kwigira nta n'icyo amaze ubu njye nawe nyine ko twicara tukaganira ku bijyanye n'umwana wacu ako se uri seriyeuse uri kubona naje gukeka bikanga nkumukinisha se wibwira ko ntakuzi kuba unzi ni umuntu utwita asa nkawe nawe wiyambitse n'imipira rega wanyine ujya ngo nze nawe muhondo shokora se cyangwa kake cyunga sana turaziranye biza nyine ubonye nsigaye ntuye ahantu heza mfite n'umugore mwiza noneho uwuhe mugore wowe ntabwo ukiri muri mind yawe uwuhe mugore uwuhe mugore mbere y'umugore uhari ni igihe ukunda twite n'ibyo wivugisha ngo nta naho nakurega ngo kubera uri umupolisi sibyo ntudashaka ko njye nawe tubiganira ntabwo nakurega ngo uri umupolisi iby'akazi kanjye ubizanye ute wanyumvishije rero muri iterabwoba ngo ayo minota 30 itatu 30 ni myinshi se wagutekereza iki utekereza icyo gukora rega nanjye tutishyira hejuru ngo ubone ngo ndashobora ngo ndagutwite ntawe ni product yo kukubyarira waraye uteka imitwe bagateka muzindukire sheri se wampaye amahoro hold down ntabwo ndi proud yo kukubyarira wowe urikumva shaka icyo gukora twayikura nyine genda ubyarire kari agatipi kagabo kawe nawe werekera kujya gufata abana bawe ukajya kubaresha abandi mbabarira udatuma mvuga nabi muri iki gitondo listen to me ndi kukumenyesha nubwo ndi kugusaba sibyo ntabwo ndi kugusaba ndi kukumenyesha twayikuramo twayibyara genda ukora ibyo ushaka I don't care sibyo bitari ibyo leta zishobora kutarengera njye ikarengera umwana nyine genda iyo ujya urege umvire mu buzima please ugiye kuba papa ya baba rero basore
ndashaka tuganire kandi twumvikane nk'abantu bakuru. Yewe nta kindi nanje kubabaza, ndashaka mubwire mbese aho byatangiriye, aho mwamenyanye na bari abakobwa n'ibintu byose byatangiye gute, byatangiriye hehe? Urumvikana? Muri make ndashaka kumenya amakuru ya bari abakobwa. kandi ubundi ibihe bibi kabisa bisa naho noneho sinzi ko nawe wankenera iyo nageze iwawe mukasohora nk'imbwa ntabwo nari nzi yuko nawe waza kumushaka nkenera. Umusore cunga amagambo yawe, ntabwo ngewe naje hano kurwana cyangwa guterana amagambo. Urumvikana? Umva ko yari iwanjye nyine. Ariko nanjye ndi iwanjye noneho kuri inshuro ndi iwanjye. Okay, umvikane ganire nk'abantu bakuru nk'uko nabibasabye. Icyo ushaka ni uko mumpa amakuru ari abakobwa. Nk'uko wambwiye ko iwawe atari kuri ofisi ya RIB, nanjye iwanjye ntabwo ari kuri ofisi ya RIB. Umva musore, noneho ni order. Gusa ntabwo uzi umuntu uri kubwira uwo ari we. Watuje ukagenda gake. Tuzi ari wowe ahubwo mana. Hakuze umunsi njya gushaka uwera kuri RIB bampamagaza ku rubanza. Ndavuze ngo ni order. Mugomba kumpa amakuru uko byagenda. Icyo waba uricyo cyose iwanjye afite uburenganzira. Icyo gikise uko dufunga wumva barafande wowe. Babarira abantu. Yo ntabwo bamufite ndi iwanjye ariko amfunga ariko arababwira musore. Ratafande. Afande. Twebwe turabere twe. Turabere kuva twahura na bari abakobwa turabere. Nta hantu duhuriye nabo ku byo bakoze. Ngiye se kuva n'ubu ngubu sindamenya ikintu bakoze cyari cyo. Nyine mwamenyanye gute? Twe twari twiviriye mu kazi mu masaa 5 dutashye tubona abantu baryamye ku muhanda, twabafashe n'inzererezi. None watuje tugasobanura ibintu uko byagenze, niba tugenda kudufunga nibwo uri bubone kubavuga bamaje kwishyira inyuma y'amafaranga. Zishaza mpagaye se mana ni uko wasohara asha mu rugo rwiwe. Yaje ntabwo ubonye imodoka paritse ari yuzuye abari abahunguro yo dutwara none ahangaha. Rekana n'uyu nguyu. Umbara tukubyagenze ko twiviriye mu kazi. Tubona abukobwa bubiri buryamye hasi umuturage mu byatsi hafi y'urugo yawe. Turangije hafi ya hehe ya hano mu rugo bari baryamye hano hepfo wageze ara mu byatsi ni wabonye se? Muri abaturage. Ntabwo turi abaturanyi. Twebwe twari dutashye tugiye kwinjira mu gipangu tubabona baryamye hari imbere y'urugo, abonye hari arateye biriya biti muri biriya byatsi nibo bari baryamye. Turababaza ati bite byanyu, baratubwira ati bavuye mu cyaro baje gushakisha imibereho i Kigali ntabwo bafite aho kurara. Nawe urabizi by'iki gihe by'abasore b'i Kigali nyine tubafata twitoraguriye abana, turebe ukuntu twabageza mu rugo n'ubu tunabacumbikiye, turebe ukuntu tuzira rwose kwiyeranja, ariko ndumva icyo ngicyo rwose utaza kugituziza. Cyakurikiyeho bari bashonje bafite inyota kandi ntiduteka, twamenye kurira mu maresitora. Tuba tubajyanye mu kabari turabasengerera, tubagurira icyo kurya n'icyo kunywa. Ikintu rero twamaranye nabo harya n'iminsi ingana, nta majoro ntabiri, nta munsi wa gatatu wigeze ugeraho. Nibwo badusezeye, uriya mukuru atubwira ngo yabonye akazi, arangije baragenda bose. Twebwe bose afande n'ayo makuru niyo uko byagenze rwose. Okay, none se nta ibintu by'amabara mwigeze mubumvaho baba barakoze? Reka nta kintu wigeze wumva bavugaho kimwe kidasanzwe. Kuri bo barampamagaye ndagiye gushaka uwera mubaza ibyo babashinja mu cyaro, nizo bansohoye nk'imbwa naraki ndabikubwira. Bigira nkaho akoze wone nojya gurarana na uwera wavuze ibintu kuko byagenze. Uwera amakuru mfite no mu tipe yambwiye ko musigaye mu bantu sigaye wawe kandi rero karatorongeye nta karara kitembera mu muhanda niko kinoga sigaye kirirwa kanuka gatembera mu muhanda gutyo gusa. Okay,
Asante sana kubw'amakuru mpaye musore. Nawe wera yakwibye. Oya. Ntabwo yanyibye. Ibindi ndabyikurikiranira. Ari murakoze cyane. Nakoze kuri kaje. Ndi bisa n'akibazo. Wowe ugomba gucunga uwo mudomo wawe. Jya umenya abo bwira, jya umenya abo utagomba kubwira. Hanyuma bande murakoze urasigara muganiriza. Umva she ubugenda umegeka iyo nda birete mushiramo bidesha yewe wa mugabo ise bihaguruka hano uri kunyeresha ku mugabo wanyu busha harya ngo yemeje kujya nkurikirana hose ngiye umva nkubwire sibyo ujye kujya unkanga njye ntuzoye kunkanga ese hano ngeze hose ngiye ubugenda unshaka iki urahangura umupolisi ngo we namenye ko utari n'umusirikare utari umupolisi uri umusivile cyenyenje urukumva nta soni nta n'imbunda ugira ngo wandase urane nagutinyisha se ayo mahane nayo amahane iki se ko mwamushaka kwiyenza none nkubwire ubu urumva nakurangiza njyewe noneho njyewe utame ese ngize mvugana nawe wa mugabo ngo iki ntukajye unkanga urumva birebye ko wanga ufite imbunda ngo warapapolisi umupolisi wawe njyewe rutambi ntuzo turafiki njyewe turafiki nigeze musanga aho ahantu hose ngiye kucyumba gusanga nimba waje se kunkanga noneho wankangiye n'umugore wawe ni wowe ucuruza hano ukajya mukabana mwereye mukubera iki genda givanga ese uhinsuni genda nyine ngimba ushaka kandi ushaka bongere kunsuni ngaho rero genda basi bongere no kunywa genda nyine ubuje kunshaka njye n'umugore wanjye rero ntago shaka kurwana urasa sangane bavugira kwite inkanga ibyo uvuga byose ntago mbizi namenye kuri umusivile kudumu okay ariko ntiwongere kunkora ngaho nyine genda nyine genda ngo sikuko ubwo nawe uzansanga kuri ofisi ya esa ofisi wasanze mu mugore wawe nyine genda wagenda nyine ukutwumviriza genda sura muri kumwe ubundi uramuzi ndamuzi sura ashije kumenya genda nagenda duhamaho wowe se nayibonye nyine arimo arayitinya nyine arimo guhunga urumva atahungaza kandi njyewe si cyasamba nkubwire ntuzane ibyo kuvuga ngo nuza uri umusirikare nta musirikare urwana urumva mu baturage ubwo uzambona nanjye uwundi uzanyereke se ye ntabwo njya nkaca barakumbwe nkajya yewe gaye kumbura umusivile sha sheri reka biriya biba bihagije none gaye bazi kuba kumukura nk'ijigo cyangwa byakora no kabwa ngo utize ivi usanze yibeshye ugasanga yagendanye nk'inkota tumenye ko nubwo nimba wenda abaye n'umusirikare akajivamo nta mugabo mbonye ntabwo ariko bera nuko wabuze gato nagiye kumutereza gutyo noneho za samahungu cyangwa ngo gutereza gutyo nzikiyo noratize ho nuko agera utambi ntago uriye ntago yantanga we byari kunshimisha umukuramo nk'iryinyo ariko sheri nkwereka tuzongeye duhura handi hano nambaye ikipoma none pama nasobora narikugwa nambaye no mupira kandi uragukubise narikugwa nambaye no mupira se ngomba kuba nambaye isengeri wumva umupira se ni body wambaye najyana wambara mu ntuza no agenda urambabaje ugomba kumwumvitira sheri ntabwo nibyo kurwa ntago ari sawa ariko ntago urase mukanze se ntago ari sawa kumukanga birahagije neza ku nzoga yanjye hariya mbanze ibyo mana kesha ubwoba aho utangiye kumusuzugura washaka rwana hose gare bafunga hose gare kurya amafaranga ndabaza God forbid wagufungira ikizi urani urase mukomerekeje wawe kumukutana udakomereza bose kumwengeka iyo nda yari bukomereke akayipfumura ashaka bagaho bose urana ukuntu kingana wo mugabo abyihorera nyine urwanisha tekinike zo kutamwegera urumva kujya kubita utuntu two mu ntuza urane kujya mutera utuntu twana umuntu utamwiruka urumva nkahita mutubara ingoto cyaze n'ubuze byose ciyazi ubuze kumara irungu datsi urayavuze ararangiye iyo nakubwiraga se ngewe umuntu igihe rutambi nura mupolisi ngora mupolisi cyo kurakoze ku mama wa mugabo wanjye wakoze kuba umbwiye ko atari igipolisi ntago ari igipolisi uzamufunyange gutya nka biswi urazongera kunkanga sheri wana ariko na uri mu biki ariko se ya mbambare wahandi muko uvuye konde oya we seka oya ni sheri mbabarira ni sheri uretse cyahana aka kanya ngwino hano mutaza kurwanira hano ndambabara akusundi wamubaze nk'ikintu nka kimwe mu buzima bwawe sibyo kuri rwo ntoragira urutozi uri impana yanjye niyo kujya nkuhedukaho uri inzoka igena incunga uremwe mu yindi uri destiny yanjye bimeze bite nta kindi ushoboye uretse kuvuga mwari muziranye se nzererezi mwari muziranye uranga ufite umugabo
ubu nishiranye mbaba uyu niwe mayi mutima wanjye mbabarira None wowe ufite iki? umva nkubwire Gigi uyu niwe rukundo rwanjye niwe rukundo Shiyazi nkuko rwanjye twari turi kubikora Shiyazi nkuko twari turi kubikora Shiyazi ongera ucimo mu mutwe nkwacu gaturebe ufite agaciro ni ari indaya n'umugore kuri umugore ko wagiye kuba amasafuriya ngo ndi kurya yawe nacyo reka turebe aka kanya ufite agaciro mwerekane siwe mvuze Shiyazi nkuko nugore uri kubikora katurebe uzi amagambo ari kuvuga niba uruzi ibyo ari kuvuga uri umukozi sinshaka kubyumva uri umukozi ndamutse nje yagira ngo agatumura uruda nongere mugutize unize iki ubwo mwaritse gurwana unize kintu kumvikana do waje kumara iki nyine waritse amagambo urongera kunkora ku mugabo urambona sheri kiduha nawe sibyo Shiyazi nkuko uri kubikora indi ubikora ibiki nkora ibyo bya ceze ni iki ibiki nkora ibyo byo gucenga ni iki se wawe ubure boneza toka amabere subwo waje ese kwishira inyuma y'umugabo kagaragara ko cyari wowe nkwicare wahumeka ndikaye mu Rwanda mubabarire mwaka byara ariko nizo tempa nazihuza neza zikaba impuzu zikabyara parenje umugore koko sibyo nawe ceceka aho ngaho uri kuvuga amara ukumbira hano bya yese reka ngubonye za rero nitambukiraga nawe uritambukira mama ko nari mu bagabo umuntu umfundurira byerukaza widumbukiza ariko widumbukiza uzango ngo nango ukora hano ngufite urufunguzo ngo attention uri kwimanisha na ningu nde ndidumbukije no kuvuga ngo inzoga reba mu maso yanyu ubwira ko nidumbukije urojya kunkora ku mugabo kandi umugore uri kunyumva cyane ntabwo unyumva ndebere shira ndebere sindi kurota urarota iki ko ufite umunwa ungana n'uko ungana sibwo wagiye Gigi wagiye munaratumba n'umuntu utanzi nse sinumvaga guhamagara ara kunoza aho kugira ngo ngane nka nkimbwini nyakuru natumbara rahira ko atari cyuzira abagabo bangaye bose bakwa umva nkubwire nawe ibyo gurwa ntago ari byiza wagiye ubwo nagendera reka reka nicyo ushoboye boneza ntacyo nzagaruka shumbiye kuko ugenda ukurusha uko bagenda ku muhanda kubisi ibuye wowe n'igihoshe warakumenya umutwe wagenda basika mumenyera mva noneho urashaje se sheri wari uri mu biki nyine nagize nakokesheje brusheti nyine nguhamagaye kuri zingaro ntuyitaba ubwo nyine mpita mvuga ni ngo wari wokesheje nyine nahamagaye brusheti nicaye nagize nokesheje brusheti sibyo niguhamagara none wanga kwitaba mpita mvuga ni reka mini uhamagara uriya yarashaje gufundura inzoga sheri no kuricara no kunago reka iyo brusheti bayizana sibyo icara sheri njye nago nakubabaza sibyo cyane uko ndi gusaba uyawe yasuka kandi nagutumirije nyende iri buze umugore mwiza bose kingana kuri kuruta cyangwa tsubire ku muhanda misi wanjye humura nago nakwemugera sibyo ngayicara si humura nago nzongera do hakiya mu nonye kumana no cyara kigori uzayitumwica mwana wanjye ndagufasha wena se hagarara puka dore mbese umugabo ari hino ndi kukubaza undi ujya wirata mu polisi urabona ari uwo mpetse se agasubizanya agasuzuguro agatsinda gafite amaso meza cyane cyane mu gitondo kibitsa abantu ngo ngakazi katangiye kigabo cyo kiresha isi kugarutse nkanga ije ndabaje usaba imbabazi izi mpamvu nagusabye imbabazi ratera kwa mwene wanjye ngo mugana umufana wowe sitera bwo uri kubizana ko nakutumva kwanza ubundi wewe bituganirwa bitugani umugabo wari heko ntaho hari kandi agusanze nicyo yagukorera wawe uzana bizina namukore uzi nimba kiriho usundi waje turutse waruze ko wanyishe dore mbese ko nakano n'amaso sheri waje se waje shushu sheri kumureba n'ikidigi gitumbara mva mubwire rero wambese uyu mugabo nawe ujwibura nde wowe uranga wowe mfatanya n'iriya shitani y'umugore ujya mu gihe wanga ntabwo ndumva ntugira ngo ngiye wanyita rutanga urumva nta muntu ujya umwanga wigeze karashika reka ntuzane ujye ukarashika ngiye usibye ko atari nawe unzanye ngiye ntabwo karashika zijye inganga ngiye rutanga urukumva si nawe unzanye bebe wanjye ngiye ntabwo zinira ukuzanye se hanyuma nawe uri muvuga gusa ngo bakuburanye kumira mufitanye ikibazo
umva ahubwo nkubwira ibyo nyine biroheje mbora nkwereka akantu ngusaba ka serivisi sibyo dushaka imbabazi ushaka ko tubasheri umbabarira umfatire n'umugore tumupfunyanga umugabo wamusanga muri kipe cyuma cyangwa no mbambare baretse nakagufatira komeza ukafatira amaboko uva Yohana kafate ntazi kuguhondagura ihangana n'uwajya waba umuntu w'umugabo ni sawa umuntu umva we yagukomanga ikuzimu za gukomanga hano uravamo aho tubashije nawe turashyiraho na peteroli ducane hasi peteroli se yari yaza ntacyo wari wabona warambwiye ngo nzarusohokamo nawe urasohokamo uri umurambo sendisha uzi ubugome yankoreye uzi n'umugabo we kangana umupolisi cyangwa nawe ntabwo uri shyashya ntiwerekeze ibyo amazi wowe kawe yareka ahubwo nta mata ari muri firigo ngo mbe nywa ntoraka neza umva nkubaze ikintu kimwe sura ko njya kunywa nzobya uzavamo aho mbajije nta kibazo mbona ndavuga n'umuntu muzima kubera iki cyageka cyangwa utwikira muri iyo nzu ngana wambwira ubusa twumve gusa ubusa bwahigana kugira ngo ujye kunezira mbambare kazi yawe ujya kunukirana no kutuzwa kariya kantu kadapima n'ibiro bibiri bro uri kureba ukuntu nsa wowe byananze ko turana tukiyunga sibyo ntacyo byo kwiyunga nawe mbabarira mbabarira nawe nakubikamo hariya nabikubwiye nawe kariya kana kaba mu rugo nakaje mu bufasha nibyo wakoze nyine k'umuntu ukugaburira se buriya ngaburira akanduka utamubwiye neza isheri ishusho utoro hariya njye mbabere wumva nyine umuntu mubana mu nzu agutekera akagushyira n'abazira n'ibisubizo sibyo urasohoka amara n'undi gutwikiremo abamenye ndayambika uri bubone ko nyine nta mikino ufitanye na bani so njye kunsuzuguza irambaraga singana imbaraga se korona mugorora kwita kwebe kundi hangarata yawe hangarata yanguse ko utabivugiye hariya samane bana niko samene samene kabisa mbabarira kabisa bibaho sibyo ngo izo ni ziri pemba sheri naziri pendwa man sibyo ndakwinura bizi uranyimira nyine kuba kwa nyine ibyo bigabanye umugore anamubonye hanze rero nakubabare nawe muri pole mimi nakupenda ziri pemba baby yo kwa kategori nago kitepe yaje aha nahe iki nahe nsubize nyine nyine biraraye ceceka subiza aha muri kwa ukuntu twagize ariko ubundi urambwira gute abantu bakwinjirana muri iyi nzu gute ibintu by'ubugoryi utangiye ibintu by'ubuginga gusa ni gute umuntu yinjira mu nzu yanjye akana nabo batitabona ikiyo kibazo niko ubu uransobanurira ngo iki kwe abantu ngo bakwinjiranye gute se wagiye ugenda ufunze ese kuri kumbwira nabi nakubwira nabi none se urabona ibyabaye hari uruhare nabigezemo njye nagiye ngiye kuri boutique ngiye kugura nari ngiye gushaka ibintu byo kunywa hano ngezeyo nsanga nibagiwe amafaranga ngaruka nje kuyareba ikigabo kinyiruka inyuma ku buryo umuntu muturukana kuri boutique akuri inyuma mukarinda mugera mu nzu ashobora ko yarishe inyuma y'igipangu kuko ntabwo twaturukanye kuri boutique ngewe naje nta kibazo n'igihunga cyinshi gifungura mbona umuntu none se ni gute yagufungiranye noneho akagufungirana mu cyumba sina hano muri salo niyanika gwise none se kandi usha imbaraga nari gukora iki ubu urabona ngana imbaraga na kiriya kigabo ibintu by'ubugoryi rero utangiye ntabwo ngiye nzabivamo hasi sheri ni gute unyita ikigoryi none se uri guturangara kugeza ubu buretse kwanza manze mamagare Valens
ibi ntabwo nabivamo. ubu urabona ari ubugoryi. Sawa wabaye iki? Ibintu ntabwo byarangirira hano. None se urabona ari uruhare. Wabinyumvisha utariko. Let me call Fiona. Allo Shu. Zana hano iyo telefone. Nta soni. Ni gute ushobora gutinyuka kwita umukobwa Shu mu maso yanjye? Sibyo wigira nibiki? Ndi umugore wawe ndi iki cyawe? Uyu mama gahise uramuzi? Ntabwo umuzi? Ntabwo uvuze ko ari Fiona se ukamwita na Shu. Usubiza telefone. Burya bwose unjijisha ko muri mu kazi murimo gutiritana. Ushatse kunyereka ko wafushye rero hejuru y'ibintu umaze kunkura by'ubugoryi abantu bakwinjirane. None se kuguca inyuma. Kuba amabandi yanyinjirana bihuriye no kuguca inyuma. None se uyu nguyu mpamagaye ntumuzi? Fande Fiona ntabwo umuzi? None ahindutse Shu gute mwinzu? Ko Shu se nibiki? Ntabwo umukozi wawe ujye umwita Shu cyangwa undi wese. Ubu se kanya mpamagaye undi mugabo nkamwita Shu cyangwa Sheri ntabwo byakurakaza. Ntuzi kuba mwise Shu kandi dukorana ari cyo bitwaye. Niko tushaka kubikora mu maso yanjye. Ubwo se agaciro ufite ntabwo. Mbabarira. Wishaka kunjijisha n'ibintu maze kunkora. Erega ibyo nakoze ntabwo narindi kuguca inyuma ngiye banyurutseho ntabwo naguciye. Okay. Kawo ma telefone yawe. Nawe ngo waye niba rukugira ukomeze uteretane nk'ubu. Ubwo si cyo bahera umwanya. Urashaka ko turwana nge na? Ntabwo turwana ariko se ubwo wowe urugero rwiza uri kumpanura uwo. Arusha mu maso yanjye. Rwiki uwo mama ngiye guhamagara uramuzi. Burya uriya mukobwa mwirirwa muteretana mu. Umva uyimbaza ibintu byinshi. Udatuma ndakara hejuru y'ibintu maze kunkurira. Utangiye kuzana ubugoryi wanjye wo. Iwawe se nge si wanjye. Se kuki abagabo mwigira nabi. Kuba ari wawe nge ntago ari wanjye. None se wanzanye nk'umuzamu w'uru rugo ku buryo tutaterwa nshinzwe irona. Umva genda gake. Ntago turasezerana. Ubu none ambishatse. Wahita usohoka. Give me my phone. Tutarasezerana biguhereza. Ma telefone yanjye umva wimbwira ibintu byinshi. Telefone. Gusa uzasezerana n'abagore bangahe? So amaye telefone. Ubutesi ubugabanye. Nta butesi ahubwo nawe nyubaha umagaciro nk'umugore wawe. Ese ubundi umuntu watinyutse akaza gukingirana nini? Si cya kigabo se cy'urudigeje ubundi cyo kiranungukije gusaba imbabazi. Narakubwiye ngo umufunge urananira. Kimwe ejo bundi cyo cyicaye hano. Yazanye na wa mugore wawe wa mbere w'inshinzi w'inshege baraza baranigagura batabamfungira. Guse ko nayenze kuri umuntu ukomeye we ni gute ikintu nka kira kikunanira gifite ubumayi bobo bungana kuri kumufunga. Nose baje mari aho uziye sukoze iki ahubwo kare ngiye ushaka gushyiraho amakosa ngaho bagafasha abanyamakosa. Kabanyamagambo Nisi ibyo mvuga sukuri kubikurikirana twitonze kuko nejo ubundi rega bashobora kuzagaruka bakatugirira nabi. Nyine gira icyo ukora Samubura karumuhotera gusa bagore baranagura. Urufunguzo ruri rurebe hariya kuri etage. Muri frigo. Reba kuri etage. Reba nk'uburyo ubunciye. Kuki utankunda nk'umugore wawe? Nyine byaciyeho. Ushaka ko nkora iki se? Nise ntabwo nyiri umugore wawe. Reba ariko ukuntu uba winjiye mu rugo kwe. Hari igihe umuntu aba avuye mu kazi ananiwe afite ibindi ari gutekereza. Kuba nguciyeho urumva ari ikibazo. Ku buryo nta namwiriwe.
mbese ninjye dufitanye ikibazo ku buryo uva mu kazi hejuru y'ibintu maze iminsi unkorera urumva namwiriwe uyikwiriye Jesse kandi nakoze iki ese wibwira ko nkwishimiye ubu ngubu dushize mu gaciro dushize mu kuri ibintu maze iminsi unkorera abantu baza binjira iwanjye ntaza abari bo nakusheri waretse kumpara bigago kungiye nakoze iki none se bari abantu ngiye kubakuri babo nkabazana kiriya kigabo cyaje hano gute yahabwiwe n'iki yazanywe n'iki ngo telefone usigaye utanga gahunda se ntabizi wene ngo telefone yanjye ko nta nimero y'ira mugabo ngiramo nta telefone shaka nisura mugabo ko nakubwiye ibintu byacu nawe ko nta kintu na kimwe mpanga nawe none se yabwiwe n'iki ko ntahari ku buryo akwinjirana agakora ibyo yishakiye none se ahubwo kuki udatekereza ko ari nawe yaraje gushaka ukumva ko ari njye hanyuma buriya busore bubiri bwo mupanga iki ni iki se mpanga nabo ngiye mbaza na hano none se ubu dutuye mu mwobo ku buryo nta muntu n'umwe amenya aho tuba erega uba wigize umwere nkaho ntarakumenya ngendo wera da ariko witonde hari umunsi nzakubahuka nkagukoza urushyi nibwo uzabona ko ibintu byose biri serious kuko ibintu utangiye gukora ntabwo ngenzemera kubana nawe unyihishamo ntazi ibyo ari byo sinshaka kuzahura n'ibibazo mbitewe nawe kuko nakoze iki gishobora gutuma mpindukana gutyo wakoze iki nose ibintu biri kuba iwanjye si uri kubitera so ko kumva mbona uri kundenganya n'uruhe ruhare mbifitemo ubu se ngiye mpamagara abantu ngo bazane kudutera batubuze amahoro uriya mugabo mujya kumuniga twari kumwe urabura kuki utabimbwiye tujya guhura bwa mbere wari wabimishe ese ko nakubwije ukuri ku rugendo rwanjye rwose uko byagenze aka kanya kuki utangiye kunyihinduka nka wakabaye umba hafi aho ukafasha kurwanya bariya bantu none ugiye kubikiraho wumvikane ntabwo ndi kukwihinduka ni ibintu uri kukubwira kandi nawe uzi ngewe rero nimba ushaka ko tubana neza ni ukujya umbwira ukambwiza ukuri nk'umugore n'umugabo atari ibyo ye guhera nonaha ugenda unsasire kiriya cyumba cyo hirya icyo ndi buraremo urumva ibindi byo nzagenda bikurikirana gahoro gahoro kandi winca mu ijambo nibirangira nabi uzasubira iwanyu kuko njye ntabwo nshobora kubana n'umuntu umeze nkawe reka umuntu yazanasinzira rimwe ukazana ibisego ntazi icyo uhatse se ko mbona kubana nawe wagira nta gaciro mfite mu rugo wagira si ndi umugore wawe mbese kunkunda bimeze nka faveri wangiye nta gaciro mfite hano agaciro ntako wagira mu gihe sigaye ngenda hakaza abantu ntazi iwanjye neza n'injye uba wabazanye ubwo si ubwo nibwo tuhisemo ko tugiye gufata ibyumba bibiri ahubwo ugenda ntaranarakara genda usasire kiriya cyumba nk'uko nakubwiye ndashaka kwirambika icyiza aho kugira ngo ujye unkora ibintu nk'ibi ngibi wabishyira mu mucyo tugatandukana nkabimenya njye ntabwo nkubwira rwose yogereje amasafuriya mva mana ariko uzajya wirirwa wirukanga imihanda kandi ubwo ariwo biriya bitabi usizemo hari igihe kugenda usige udatunganyije iriya nzu uraza kumbona ariko se mana ubundi ibitabi wanywe ntabwo bakuyemo imbuto wajya ugabanya ibigambo bufite ubundi ubugambo bufite ubukura he mva mubwire bro njyewe ibintu ntabwo nzabishobora kabisa ntukanshyiraho agatuna mbwene ngenda aza gutandukana nawe singashoboye kubana nawe mwana ariko urinda ubyumva umwaka umushyiraho agatuna mbwene wowe uri rwumetse da nyiri icyo musaba usigira iya nzu uvanye muri bitabi bya mani ese urambaza iki gawe bwa mwana aho ngiye kaba ngucomotse ngiye kwirebera bibya ugiye udakoze iriya nzu nagutereza igihorihori baye ntukajya ureba ukuntu ureshya gutyo mugire ngo wambasha kuko nubwo wandenze akabomba ngo mwana wese igihe mwarasubiranye gigeze abo se ngiye na gige twigize dutandukana ryari uriya ndakubwiye ko njye nawe ni gutya amatwi n'amabingo
Alo Patrick. Mambo vipi bana? Hey. Ariko se uri kumbwira iki sha? Uriza amafaranga miliyoni wumva kwitoragura. Basunzu ni cyana 500 ngaho. Winda handi uzame cyumwe gitari ku nibura 500 wayamaye. Urayohereza. Sawa nta kibazo ariko ntumbeshye bro nibikore nk'iminota 10 kabisa. Sawa sawa. Sure. Nana mbwire se muri kure uzotana kabisa umpaye ukaza mpashu gusa nuko bigenza. Ureba se. Very good. Ufite ikibazo kisekanda ko mbona umeze nk'ufite shit. Shita gani we mbwira nukagira ikibazo. Nta kintu nashaka tuganira. It's okay. Hawo mbwira nta kibazo. Umunsi turatembera he? Seko naniwe hari umutipe inshuti yanjye wagiye kunyishyura udufaranga ndabanza nshaka ukuntu nabona nawe nta mwanya afite rero mukanda bagiye rwose. Nisi una ahantu watemberera. Ababaye nashaka tujyana. Washaka kujya se? Nembereze nyine hana hazi Kigali mamenye. Shese naguye ko nzagutembeza kuri igisope ejo bundi mana zacuranze. Nisi ko bitaragera muri weekend uriyo mbigenze. Hano uzagenda ukishima rwose. Iza ndirimbo za kera za Neta Mukundwa za Gororioza Specious urazizi. Ndirimbo tugera ku mutima turimo amagambo urukundo imitomo. Mara ntabwo wajya guzumva kera cyuri umwana. Ubona si ufite ikintu ushaka kumbwira ariko uri guhisha no kubera iki. Na mahoro ja. Nyine. Abana ngiye tunshaka ko ndi gupanga nawe nyine ndagikumva. Tebjani. Saatu ntarebe. Umba abasore nashaka mbarangishe. Umugabo bita Rutambi muramuzi. Rutambi? Ya. Umugabo munini gutya mugufi ariko atari cyane ufite inda. Tinda ni. Rutambi sino. Ufite ubwanwa nyine. Maye kuvuga cya kigabo cyaje kiturangisha none wowe se na Rutambi muri gukinize ahubwo ko muri gukina mwajya muri guhigana hagati yawe na Rutambi pusi nini mbe banini yaje hano atubaza ngo tumurangire iwawe turahamurangira none nawe ugarutse tubaza ngo tukurangire Rutambi yaje hano abazi wanyu amaye yagagiza kugeraho iwawe se ibyo narabyumvise none se ubwo ngubwo Rutambi niba musanga mubona musurana arogira ngo tukufashe ntago ngiye turabonana sibyo ndashaka mumbwire ahantu nimba muza ahantu yabatuye kandi ni mubinkorera cyewe nzabahemba sibyo mwese mwaranje kutugira gakondo z'i Kigali burundu se Rutambi se no kuzaza oya biri serious basore ndiye nicyo mbasaba kandi nzabahemba bishimishije ye munyereka ahantu atuye ngiye muhanyereka umuhanda umira urutoki gusa amafaranga urayafite hakinni muzamburana icyo muzashaba cyose iki nicyo kiza cy'i Kigali je imbere tugiye nyenye kukureka kwa Rutambi abanze nyine n'inyugu staff ugenda nande banze mbubike Nosara baraguhemba wenyine se Nosara mu nzara sukuye uyu mujamana reka nimba uyu ngo yahazi nta kibazo wowe hari ibyo twatukiri gupanga boss ugiye ariko turabikimura site ndahita nguhamagara tubonana ariko sawa ntacyo ibintu byose ubuzanamo umururumba kanze nyine banze hano imbere afana hano ni wanjye nta kibazo tugenda nyine tugenda no se kutanye urashaka kujya kukwereka aho ushaka kujya kureba utangiye kunshora nkaho ugiye kumfunga okay byari cyane akoze umba turapasura wewe ubigiremo ikibazo ndakukunda Urankunda unanipenda manake kweli nanjye ndagukunda sheri
nashakaga kugusaba. Nsaba iki se? Ibintu byose urabyemerewe. Cyakura. Nashaka kugusaba agahushya. Agahushya? Ko kugeze kandi. Nashaka kujya gusura Uwera. Uwera? Akoshobora Uwera cyamukurukaho kwera? Reka aho none yazagushyira umutima wo mugatangira kumera nkawe. oya. Reka twarareranywe n'inshi. Biranze kwerera ngo n'ukuntu yagushutse mukamuhotera n'ibishigenderaho. Ubu ntabwo ubona ko arajya guta amazi abira. Ntabwo azongera kunje. Muri Imana itandukura nk'abanyiriho. Ubu ntabwo wose aze munyururu. Nshaka kujya kumwirata. Nshaka kujya kumwirata cyokora ibyo wenda birumvikana. Nkamwereka ukuntu nsigaye nsa neza. Umva rero mubwire sheri wanjye. Wagenda wagira gute? Ugende n'inzira imwe. Biriho ucabana bakureba bagukubita amasinyare ngo buri keza byirinde. Urumva? Ugenda ugiye kureba Uwera wenyine nurangiza kumureba ugaruke. Kandi narakubwiye ngo uramugasanze cya kigabo gishaka gukorakora. Kimwe njye bagona afande. Uriyo ni Uwera muvuga n'ibyo muvugana umwereka ukuntu uteye, umwereka n'ukuntu sigwahagaze. Habere ko nta gaturage shaka. Mwere ko he na ali watani. Uri kumva? Ukindi umwereka umeze neza no kunsiga ukiye kabisa. Sibyo? Wituga ugendere inzira imwe ndakubwiye ngo ugendere inzira imwe. Ugenda ukora iki kujyanye ugaruka. Ndabikora. Uramara amasangaye. Mushaka amarangaye. Usibye mara amasaha kari saha imwe cyangwa 30. Nta kibazo. Hari amagambo menshi muri vugane se. Ukunda Marisa. Ukagenda bitegura igenda. Sibyo? Kandi ntutinde. Ndagukunda. Ko shaka ukuntu usigaye uzukaza kwazibije ukanca nyuma. Nakubwiye kari kibazo. Wagenda bitegura. Wagenda kuri bebe sibyo? Ngaho membase. Hago kujya kuno mukabizo ko kwitama kandi iminwa ari yanyu. Reba sije. Makabizo ka original. Ese ko mbona utabuvuga. Yewe. Ndavuga ahubwo nuko akenshi umuntu afite ibintu byo kuvuga. Ubona wacecetse wagira ntabwo turi kumwe. Ntabwo nakunda kuvuga buri biteze. Ndaho. Ese undi reka mubaze kandi umubwize ukuri. Panga iki n'umugabo wanjye. Yewe n'umugabo wawe dupanga iki? Mbese wa mudamu urimo kumva ngiye n'umugabo hari ikintu twari dupanga? Ushatse kuvuga iki? Hano nyamara iyo nitegereje mbona uriya mugabo umukunda, ahubwo mbwiza ukuri murakundana koko? I'm sorry, umva mbwiye madamu, ngiye n'umugabo dukora imyaka irenga 6 pe, kandi wenda ndakeka nta myaka 2 nako nta n'umwaka urimo. So iyo mba ashaka kuba umuntu yamba nkunda umugabo wawe nakabaye ndi kumwe nawe uyu munsi atari muri kumwe. Ni inshuti yanjye, ni n'umuyobozi wanjye mu kazi. Rero tuzi umutima wose humura, ntacyo mpanga n'umugabo wawe, nta na kimwe pe. Ngizere ahubwo wowe kuki utizera umugabo wawe? Okay, si ukutamwizera gusa sorry wasi, njye nabanje gutekereza ko hari indi mishyikirano mugirana nyuma y'akazi, ariko ubwo bidahari okay, nta kibazo. Umubare rwose kandi mbabarire kugukeka. nta kibazo. Ahubwo sha mfite ikibazo, mbabarira ndakwinginze umfashe. Umugabo wanjye ntabwo tumeranye neza. Uzi ko asigaye aryama uko nanjye nkaryama ukwanjye. Wambabariye kuko ukamuganiriza, ndakwinginze. Byagenze gute se? Kuva ryari ibyo bintu ko ntabizi kandi ajya miganiriza? Umva rero ukuntu byatangiye. Uretse komeza ukafate amaboko. Ava Yohana, Kafate tuzicaye Kafate. ntazi kuguhondagura.
nakubwira nabi. none se urabona ibyabaye hari uruhare nabigezemo. Njye nagiye ngiye kuri boutique ngiye kugura nari ngiye gushaka ibintu byo kunywa hano. Ngezeyo nsanga nibagiwe amafaranga ngaruka nje kuyareba ikigabo kinyiruka inyuma. Ku buryo umuntu muturukana kuri boutique akuri inyuma mukarinda mugera mu nzu. Ashobora ko yarishe inyuma y'igipangu kuko ntabwo twaturukanye kuri boutique. Ngewe naje nta kibazo. N'igihunga cyinshi gifungura mbona umuntu. None se ni gute yagufungiranye noneho akagufungirana mu cyumba? Sinahano muri salo. Niyanika gwise none se kandi usha imbaraga nari gukora iki? Ubwo sugo ni gutuhisemo ko tugiye gufata ibyumba bibiri. Ahubwo genda ntaranaraka genda usasire kiriya cyumba nkuko nakubwiye. Ndashaka kwirambika. Ikiza kugira ujye nkora ibintu nk'ibi ngibi wabishyira mu mucyo tugatandukana nkabimenya. Ya ntabwo nkunda rwose. Nuko byagenze. Kanumva bitoroshye. Nakoresha uko ushoboye kose ugira ikintu bimfashamo kuko njye biriya bintu nta ruhare na ruto nabigezemo pe. Ariko nakundi bigiye ngo nazibana zidakomanya amahembe, so you have to be patient kandi bizagenda neza. Aragukunda rero numwumvira ko numwumvira ndabizi ko azakugarukira, sibyo? Nanjye ndagufasha. Shari arigeze yakomanye mu kajombe ntabwo nishimiye vraiment. Byose bibaho nubwo narashaka ariko ndabizi. Sorry. Hello? Yes, sir. Uri hasi? Okay. Demiku. Urambwiye bari hasi reka tujye kwa Rutanga. Sawa, turi kumwe. Ariko nyine uzirikane nakubwiye byo. Ndabikora. Sawa. Wallahi cyaze kabisa sheri. Ubundi nibyo mbashaka. Genda bikaraga imbere uramubyinga. Uri kumva? Muneshe. Mwereke kabisa. Mama yangu. Ega kwetu tunabwira ngaka. akabakita. Ngaka nushingeho. Ngaka ukambaye wagenda umukaraga umunekere nk'amamisi. Ubikora gato yaturebe. Yerekanye ko ni umugete. Wona no ubyo ngiro kumwe bitana amagabo mushota amagabo mu bana cyane. Urumva? Mungu tunani wona. Urabyumva? Kumva nashanije. Kuri karaka utoye kudusuzugura. Warazi ngo yageze mu mataje ngo tunjoye we ntabwo uzabaho neza. Aho kumva ngo kireshe. Reka ture ku muntu. Ahangara wakisha. Imini ngoma kugira itukura. Urumva nizo nzaza kuntu zisa. Naziho. Uni burusigo twatunduse nganga. Kumutukutira. Ku buryo uzajya umura akagera kabisa wari ruhinja. Akavuga nyine no kuvuga ngo akubone nyine waraka nyine atari ibyo bikubikinisha. Kuko burya karakaro ko nagasirimo. Uranyu? Kandi itugaruka. Data mu ntego kakanye kugashira. Cyo kora barakwambitsa kiya mu bro. Umuntu ne ukuri ndi shopping ya kabiri. Ngura kwa tuta picnic. Bikinu rice. Uzana kujyana ku mazi niba uzabona icyo bita bikinu. Nakano wambara kaba gafasha na mabuno n'utubere gusa. Urumva tugiye nko ku mazi koko. Ibyo bintu suko nabyambara. Nambaye busa. Wambaye busa. Tanya kugira izo umusirimu na muntu. Ibyo byo mu cyaro ngomba kubyikuramo. Kumenya ko wawe umusirimu kunyumva. Ni ngura ngo bikini uzajya yambara sawa. No tuminini ikintu cyumva. N'udukora. Gaho gendera usiga utuboro. Kuko umunwa use neza uhita ucomoka sawa. Ngwaye minota 30. Nugerayo uvuga nibyo ngibyo mwereka widucayo ucaho. Kandi nakubwiye ikintu kimwe. Nusanga wajya kivane ngo ni igipolisi. Kikakuza no muzozo. Kikagutuka cyangwa kikakubwira amagambo mabi. Wituze bimbwira. Sawa? Wewe wituze hano mbwira. None ndashaka kuzangana nawe. Zareka zandasasha. Sawa shiri. Kindo wasiga kara kaboro ni wituze. Kindo kwisiga sha. Shako nigenda rutambi ndya neza kabisa. Kare kose ubu nabagaye kwe. Shaka.
nta n'imigende yarabaye kabisa. Rero kwa Rutambi nahamenye nifuzaga rero ko tujyanayo kumureba. Ufite umwanya? Ryari se fande kuko bitabaye nonaha nimugoroba ntabwo wambona kuko ninjira uburare zane. Harya ni wowe uri bukore nimugoroba? Ninjira ubukore. Kireo nashaka ko tujyanayo tukamureba ko ndifuza ko ino dosiye yava mu nzira. Rutambi nkeneye kumenya gahunda afite muri we. Ko sinzi nimba warabimenye yatangiye kujya agera iwanjye. Shobundi yanigiye umugore wanjye iwanjye. Madamu twavuganye n'ibyo yabimbwiyeho. Ahubwo yakubwiye ngo iki? Twaganiriye nyine ambwira ko mutameranye neza kubera impamvu za Rutambi. Mutameranye neza? Ahubwo afande. Kuva ryari usigaye ucukuye n'umugore ukarara ukwawe n'akarara. Wiki? Byose nabyo yabikubwiye? Twaganiriye urumva byatangiye nyine ubona nkaho asa nkaho anyeka njye nawe akeka ko twaba dusigaye ngo ari ibintu bindi dupanga atari iby'akazi. Mumara impungenge mubwira ko nta kibazo. So urebye niyo mpamvu yanyisanzuye akaba yambwira n'ibyo. Kuri hano hasigaye ameze nk'umusazi. Amambere hari ukuntu navuze nakwitabye kuri telefone mvuga ati alo shu yaramitanye. Urumva rero ashobora kuba akeka ko ari ikindi ntagaratumenyera ko tumaranye igihe ntakarabimenyera ariko bibaho nta ribi nta kibazo ahubwo ni ukuri ni ukuganira nabonye ameze nk'ababaye cyane kuganira nawe uriya mwihorere ni umudamu wanjye nyine uburyo ngomba kumutwara ariko wumve ko nifuza ko tujyana kureba Rutambi ariko nta kibazo ariko nimugoroba nawe kubwiye ko nawe ubone ubwo bitabaye uyu munsi ejo twajyana mu gitondo nta kibazo. Yeah, it's fine nta kibazo. Murakoze. uje kumara iki hano? Uri kwinyonga imbere yanyu n'ubu umeze nk'itafari. Urabona wari umuntu ukuze kunyikaraga imbere? Hi. You see? See me. Siko mbona nawe wabaye indaya kandi ari njye gutuka ngo ndi indaya. Wewe nuko mbona umeze nka karashi. Wabaye iki ufite amagambo menshi? Warwaye diare mu kanwa. Ahubwo wowe uri gutaratambano umeze nk'akanyoni kaguruka uri kujya he? Uranyibuka? Hello. Deva ni Chantal. Chantal mwarera. Uramva imbere ntabwo ndi imbere. Funga umunwa mbanze nkubwire ikinzanye. Ukavuga igenda. Yego. Kivuga kandi. Sinzi kugira ikibazo naho byari kugenda bitewe. Icyo mfite kiramuhagije kuko nicyo nicaza kandi nawe icyo ufite ni nk'icyanjye. Umva. Ubu nsigaye ndi madamu ndi Rutambi. Mrs. Rutambi. Chantal. Mbare rimwe kabiri gatatu wasohotse hano. Kandi ntumvugisha amagambo menshi ntabwo ukwanye n'ikibambazi.
1 2 urasohoka ntabwo usohoka inde sohoka urasohoka cyangwa ntabwo wasohoka ngira ngo agasohoka mu nzu yawe ngira kwikaraga gutyo muri icyo gukora ureke umva Rutambi wamwumvishe ubu ngubu dusigaye cyane Rutambi wavuye hano mu nzu ntabwo niryo zina nashaka kubyumva hano kuki udashaka kunyumva wasoze ukagenda funga amatwi ndabizi ko n'umutima wawe wakumva kuko ibyo ngiye kukubwira ni ingenzi gusa ndabona umuntu wakubanye mwinshi numva ukeneye kumenya byinshi kuri Rutambi uzaze wanjye ni karibu ngenzi wawe uzi ko bakubeshye ndabizi uzanshaka kuko urankeneye Tambi kuvura igise nyine ugenda ukajya uza kuntera ntako hano ko gasaba uriya mpamvu ugeze hano maneke wanjye aragiye akamamagare Big Nyashi pesa aha very good Hello Sherin Nguchi? Ngoja kwanza. Ni mimi Rutambi bana. Nguchi? Ni Gigi cyangwa nindi kanjugira mu magaye. Wa Gigi mani Rutambi muri kuvugana. Ngo bimeze bite? Hari aho base hayi waje Rutambi mani Rutambi jano. Umeze tese mwana wa. Nguchi? Babyloni gute se amafaranga nyimaje kurya ari Babyloni none ngwino turabinyoza neza wangu Nadino yimi nshaka gupanga nawe itari mu kashi uri na kashi tere y'amagambo kashi si nawe kashi nkuko zanjye urya amafi ubwo kashi ni ngombwa waje tukenjoyinga tukanywa tugasangira urabona isura yanjye n'igishoro mpagaze gihagaze amafi niho ko wanjije ngaho basirika kukurakara urashaka ngahe ndashaka 2.5 mama yangu na 2.5 uzi kari nyana yigaju hari mu mutare ukazabyana n'infrizone simbaze mfata kugira ngo nige mwihangana urudiki nigekaho urudiki se uri kuririmba shawe byehorera ubuki uriyo shamba bare mbo niba ntagira inzira y'amafaranga we okay sawa umva kubwire ngoja buretse se nkubwire ngubita karake mwana urabizi imisozi yarakakaye akajana mwana wanjye umva akajana karye bana ibintu barabyera akaze muri Kigali yamaye nkanda ntabwo bikunda ese kankubaze none usigaye uri umunyamakuru nakoze iki nose ibintu tuvuganiye muri iyi nzu bisigaye bisohoka bikajya hanze mba nagutumye mba nagize gute ndetse nabwiye noneho kandi ibintu byose tuvugana hano ujya kubibwira rubanda kubera iki ko amabanga ari ay'urugo uyashyira hanze kubera kugeza nawe ubwira umuntu ngo nsigaye ndyama mu cyumba cyanjye nta soni mwese nabeshya ngo shiri nawe wibifata nabi mwese kandi uri no kwisobanura nta n'isoni
ese si inshuti yawe ntimukorana ngiye nta bindi namukorana. Nimba dukorana se bivuga ko agomba kumenya amabanga y'urugo. Rero umenye ko hano tubana nk'umugore n'umugabo. Niba dushwanye bigomba kuguma hano. Ntabwo ugomba gushira amagambo yose muri rubanda. Rero ujye wibuka kuko umuntu ubwiye inkuru ntabwo ari kayitanga, iyo atongereye aragabanya. Ushobora gusanga wenda uburyo twabiganiriye atari ko yabikubwiye, ariko ngewe rwose namusabaga kukunsabira imbabazi kuko ntabwo tumeranye neza, nta bindi by'amabanga namenye. Ese ubundi urifuza ko mukorera iki? Ko ngerageza kukubanira neza nkabona uri kugerageza kunanira. Ese uzi n'ikindi? Urabona uriya mugore nari mfite mbere, sinamusigiye inzu. Nawe rero ntabwo byananira kugusiga hano nkaguta muri iyi nzu nkagenda nkakora ibindi. Uranyumva? Nimba ushaka kubana nanjye tugomba kumvikana. Nimba ari nkubangamiye ukambwira, naho ubundi utangiye kurengera. Niba dukorana nyine turakorana, ariko ibintu dukorana ni iby'akazi, ntabwo dukorana ibijyanye n'urugo rwanjye. Ngabo basingabanyirize nk'umuntu wanjye kandi n'urakazo ngo nukora minsi yadufashe cyane. Mubwira ya nyuma gira tese. Mama yangu ako gigi washyizemo imiyaga kubizi ko ntari biryanjye ka amasagonda ngaye nkora ubwo ni ibintu byatari kwe. Urabona ujye ubona ngunaniza iyo ndunyegekaho mani n'uwo byuho nibyo nira ko ntabwo ntinda bro ni iminota mike rahita wicomokera nta birenze nuko meze reka mwakitano basi jawe itakwisi batiri cyo goragiye ko yako nkuba sibyo umva ngubwire ndakubanye rero mu taxi batiri utarenza ga 10 mukubita 5 nawe ugenda umeze neza uraje se we nta mukanya kuko uri umuntu uri buze mukanya dufitanye gahunda ugiye kuzana amafaranga ndashaka nagusanga hano banguka ndumva wasari byatare yawe ikibuno cyawe nyubonera nyuma y'umugore wawe sikumariye iranyuma sinyiri ni mpamvu mbashaka wenyine mwana wanjye niwe umeze neza ikaze mukosore papa sawa sawa uzamuka birone tera wallahi bakajya menishinje mukadoshe kwanza asange meze fresh. Ese hari ikindi kibanga ryacu gihari namubwiye kumubwira ko kumubwira se nagutumye ibintu ntibizongere. Ushatse wakwisubiraho, nakubwiye ushatse wakwisubiraho. Umunsi nafashe icyemezo ntibizagutunga, turumvikana. Ntabwo se tuzahora duterana amagambo kugeza ryari. Ngiye nakuzanye kugira ngo tubane neza tugire famille nyiri umugabo w'umugore wanyu. Ariko ndabona ibintu utangiye Karuye wahindutse se ningewe usigaye ufite umutima mubi utanyishimira ikiwe nzi cyaguteye. Urambishyira ngi bari abantu ntabwo nigeze mbayobora hano. Okay. Ubwo base mbabari. Imbabazi urazihorana. Nuko bucya nyine ugahita ubitobana none. Ntabwo bizongera. Sheri ujye umenya akazi nkora. Ukubahe ukiteho. Unyubahe nk'umugabo wawe. Sibyo? Nta kindi. Kandi ibintu byoroshye cyane. Okay? Nabyumvise. Ndagukunda urabizi. Nimba nkora ntabwo mba mbigambiriye. Sibyo? Ndifuza ko twubaka nta kindi. Okay? Nanjye ndagukunda kandi mbabaye ku makosa yose yabaye. Ntabwo nabikoze nifuza kukubabaza, nagiraga ngo twiyunge. Okay. Nzere ko bitazongera. Ntabwo bizongera kandi urakoze kumbabarira. Okay. Ngari kamutekere. Bebe. Ese kuko wamera nkaho utiwe hano. Oya nari mari ahubwo nuko iyo nkubonye
icyaka kiriyongera kubera ko mba numva nyine umutima wanjye usaba yanzu ariko ngira ngo uzi icyo nshaka sibyo? I know. I need money. But you're so beautiful. Money. So beautiful. Yeah. See. True. Ureba se amafaranga akari kibazo. Burangiye ngubonye. Cyangwa ngutekereje. Akanje jare wanjye simba nkiba. Ubona imizi. Ubwashize ntago wambunurije. Reka nawe dufashe dufashe mu cyuho. Bituma nyine mbura cyo. Uyitungira umuseriveri. Sajya mu bigenze bitandukanye. Ko urabona ngiye isura yanjye mfite nka kumusore. Nyine ahubwo wanyine nabi. Urumva wari kubikora neza ukagira umuseriveri. Nanze agasuzugo kandi nanshinze kazi yawe. Umanye kumbana kwa amafaranga ndetse ubugira ngo ubutaha tuzarya ikinono. Ubu ngubu yeza nko kumukubita cyagiye ubu ntabwo bugeze hano. Nako ngwamwe. Cyasi kwana. Aha. Mwachiri kitanu. Kitanu ko simesha. Ari hesa uko nakwizeye. Ari he? Ayandi nyakora nkoranya. No problem, I give you. You give me my money. Because you're so beautiful. Thank you so much, Daddy. Oh, yeah, uncle. Look at your skin. Yeah? Very, very nice. My what? Your skin. Hey. Allah. Wallahi. Shaykhab. Haki ya Mungu. Meze neza. Make up. Urabona ko magaze igiciro ariko. Wallahi. Nawe ujye umwe amafaranga bro. Pesa nitakupa usijali. I give you. Ujigira gutya umeneho amafaranga. No problem, I have money. Nanjye will give you anything. Anything give me what? Kandisha. Mparero. Ubundi jye ntabwo menyere kurya utwana tw'utumaneke. Nubwo karakaje kagetse ndageraho urumva. Bahagaze hano babisubiramo cyangwa wanyita umukozi wo mu rugo. Ufite ubwoba bwiki. Njye rutambe. Ku baby nziza nkaho ifite nyashi. Nyashi no nyashi. Nyashi nanjye kakora nuko ariko noneho nawe. Ugiye kuzamara amafaranga attention. Ma, ujye umenaho amafaranga nanjye ngo icyo ushaka. Sure. Seriously? Chop money. Ndeka ibyo gitano se turiraremo urare ureke ibyo fungura. Karabuhinga. Ngo abantu gose mbakire muri firigo. Turagakingirana gaheri hanze. Hey! Yakara na simba ara mu gikari. Yes man. Because you are so beautiful. Mama yangu. Check it. Hiyo ni mistari gani sasa? Oye ibyo mistari bireka. Maribori. My. Whatever. As if you pay my money. What money? Now. As if you pay me. Don't worry. I pay after. Before. Ruta ntago nyamwizera mu bantu ntizereje nakuja nanye nkoranya afite. Now. Sumwe muri show. No, wait a moment. I give you money, but it's not now. After action, I give you no problem. I give you after action. Oh yeah? Umva ega n'ubundi ntabwo ukimutebeza njye nta mikino mfite. Cyangwa umusazi pe. Umva ntabwo gitebeza cyakoze tu. Umva aramuherekeje rero. Ariko se uriya muhungu ni umusazi. Aramuherekeje uriya mujama yaje ngo aje gushaka amakuru ya Rutambi ngo amurangira aho Rutambi ari. Nanjye twahuye mbona kindeba ukuntu. Sundi arashaka iki Rutambi? Ahubwo mvuga ngo mbese arashaka iki mu rugo rwacu. Tugenda ashaka ayo makuru abo Barutambi sinze. Ubu noneho nigiye yimukiye aranteye. Ashaka iki ku mugabo wanjye? Tukivuga kuri Rutambi. Uzi umufunga ahagazeho. Subundi nta nubwo uri kureba ukuntu nsa. Nyine reba ibishoro yankizemo. Hey. Agufite amafaranga. Nipusi ntiyayasimbuka. Varisi urafungura ugasanga amanyarwanda izitukura gusa. Umva. Icyo bita imfura za Beneri. Wafungura indi varisi. Harimo ikintu bakwitiye amadolari. Ntabwo nzi nimba yarayibye he, nimba byaragenze bite. Byarancanze. Sha mugabo sinzi icyo mwamuhaye ko biri kose mwamukubise ibere mu mutwe yarahobagiye. Barakoze amahano nk'ari ku muntu yarangiza akaguhindura ubuzima dore ukuntu maze gusa. Ibyo babyita umugisha w'umuntu reka. Amuhaye kishwa si gusa. Cishwa uguraje. Urabona ukennye ukagira ngo abandi ntago bakize. Washatse amafaranga.
aha niba nzashaka muri ubwo buryo bwanyu wapi kabisa mwagize amahirwe ahubwo arazuka ahubwo se byarangiye gute no money ngo nyagwa ugahita wirukana gukura nakora urabare ko wayi Kigali ariko ndero rutambe namwirukana n'amfura ariko nubwo mfite indari nagwira igitana jaho nagwa ndega nzira isikari nashaka banzi tumbaza akubona ubundi ntihambere ibintu byo kwinyegeka nabaza kwa muri nkwijika hose tekinike zawe nuzizenga nawe urarenze muri Slay King ndakeza Slay Queen nako I see so no ibaza umuntu utuma ngiye mvugishwa ngiye mukanya ngiye gukora ikindi kirakagira vuba ngende ugize nguki banyumvishe ntabwo uzi ku munsi ukorera ngahe mwana nusubira ngo wenyine wa guhitana amadolari 150 ujye gukora nawe amadolari uvuga amanyarwanda nayo ngiye kuruhira akoze tizi ntabwo uri bunyire utavura byemwe byo kugira ngo amasaha yo rimwe kabiri gatatu kane gatanu 10 kabura nubona ugize imana ukavana amahoro cyara aho utomboye na kese urigitano ryanjye kama konje amazi yo kujya mu neza kuva hanze ariko naragize intege bundo bwangu Unjyo bwana usinde kandi basi kana osha kumurimo yakazi bari kumuze mukomaga nk'abinjira muri toilette ako muzi ko nari wanjye muje turabizi ni iwawe ariko twagushakaga mwashaka se murashakira iki ntabwo ugize telefone mwakomanze no ku gipangu nimwese mwagisimbutse umva twumvikane wa urakeneye kuri station hari ibibazo tukubaza umva mubwire wowe ako munibi iki kibazo mu bwonko bwawe nawe ko uri kunkurikirana wigize bwa wasanga uri gufaka uramara icyaha amara iki sanga abandi bamara wigize agatangiye mu bagabo bose n'uyaje ariko sharika mbabwira nimba mufite n'ibyo mukora muri iki gihugu umva twigendere mwe buretse mbanze muganda muzazane mandate akaze kukavuye mugiye mu nsheri ngo nabyo mva mu ngo basicikana imvugo wenyine w'umuntu hani wanye umva nkubwire rero fande nimba rafande waye ngiye rutambi wanje ntago kwaza mugomba kuza murashagize muri station murasitire uhamagara kuri station ukaza ugasobanura ibyo usobanura n'umugore wa kabiri se n'ubwese urinde ese wowe wirwinduranya abagore n'abashati kandi umugore se ugwinduranya abagabo wa cyaya umva bro usa nawe wavugana kara kantu ko wanditse se mukaba muri kumwe naho cece kamaze nti muri bazo bya ubu ngubu muracyari kumwe akayese unshinja nataye ubwenge nawe bagushakisha nawe sera kubuze uri ko n'umugabo waruje kumushakisha hani wanje umva madame ntababwiye ko ni mwankanga niba muraje no kumufata ni muzari cyangwa kigaragaza ko muje kumva imanda adresse iri manda agaragaza ko mwinjira mu rugo umuntu ko mwiwari ubwiranye se ngende mu police ujye icyo cyose uje guturumuza no uza kwereka aho none ntenje kureba umugore wanjye hakora minda n'ubwo ngo isi ni nagatabo umva nkubwira nigeze no kukumenya sabubwo ntuzihe witwa nde mbabwira mugabo we waza tukagenda ntago naza nakuye ko namenye ko musibiri niba uri na polisi ugomba kugaragaza sigara ko umupolisi manda darusuza nyirihe nta muntu ufite nta cyameza cye cya manda dore giteye ukashya polisi mufite mumanje muje gufata rutaka muri samuje kumufatira mumfate nagize wowe ntago bikureba ushatse wasubira birandeba kuko musanzi wanje sheri ntago wibuka ushatse wasubira mu nzu ntago kino kigabo cyagiye turi mu kabari cyagiye kiza kutwinjira uyu nago kange ndamuzi none se bari mu biki mumvire mu rugo mukende bana Ibana ushatse wareka tukagenda ku neza utugenda tujya ariko so ubanda kuntu ubundi kandi shaho cyagushinze cyashaka no kugenda ugasobanura ibyo bakora sobanura nyereka ikinyemeza ko ntago twaza kubariza mumvire mu rugo mukende bana urumva ntago polisi ariko bakora ntago ushaka tugenda ntaho ngiye je rutambe naho ngiye ngenza n'inyundagira arakwereke ahubwo reka mabwire je mushaka nzica umuntu kandi hari je wabaza wabamena amazi nje kureba umugore wanjye umugore wese afande wamujyanye ubundi komeza kuryama wabaregeye ngo natwe wese n'umugabo wawe uretse gato uje kureba umugore wanjye nose afande wari urenga ruko ukombye n'intuza afande ujye utamujyana umugore wawe mujyana heza afande segege atatu wachana kwa toka pale tukuru kugira ngo ageraho kugukunda haramukorera bya bintu ibyo byo ni indi story kandi utekereza ukuntu byagenze reka nzabe ndi kwigendera mu muhanda mvuye kumesera umuntu
ngire gutya muhitane na Rutambi niba sese ni umuzimu nyine bari baramaye amakuru n'ubundi ko ahari kuko bigeze gushaka kudufunga baranatujyana umva twagarukiye neza ku marembo ya gereza baravuze ngo Rutambi arabonetse turiruhutsa sasa turagenda ndagenda ngiye nako nkubitana na Rutambi jeri isi yanguyeho ndi kurota nkazanikuraho ngo numve ko meze neza Rutambi ati ngwino turahura nsaba imbabazi ndatirangira ubwoba umugabo nkabona nta kibazo antekereza ukuntu byagenze ukuntu twamukinga ukuntu bamutaburuye sasa rero abazanye igitekerezo ati rero ufite amahitamo abiri rimwe uraguma ubinzererezi mu muhanda cyangwa uremera kumbera umugore Sheri mama yangu haki ya Mungu ibi nibyo nashakaga rero cyari Rutambi kabisa hindukira ndebe hindukira unapendeza urasa neza kabisa Miss Rutambi narakoze n'ukuri kumindurira ubuzima wawe umara ugira ikibazo amafaranga ndayafite uri kumva urabona kuki kabisa pe umuntu rwose babagore ujya bakwiyemeraho ngo barasa neza bazongera kwiyemereho uri kumva ndakakanzu kakwirikamo k'umukara kamukarekare wow kugura n'inkweto zitanuza za nkweto zimwe zarugwe zimwe za highlight zimwe za danje highlight highlight urazizi zigenda zaka nijoro yego kuryo uzacana akavuga ati mukaro tambisha komana nyegere kugira no kundanye uzi ko indangiye n'igabano kuko tugenda tumuraja yego uri mwiza kabisa hakundi uri gukora iki mu cyaro none se ko nari ndi kumwe na nyogokuru nyogokuru wapi kabisa ugomba kuba uri kumwe mukire nkanjye ahubwo uzi ko cyaro baza bati iminsi kabisa basigaye kwita Miss Rutambi dore byayo byo ga santere byose sigaye konekara by'indimi ndabeshya ntago beshya n'iki muri firigo harimo iki harimo imbuto gusa amasi nkuko n'amafi ntabirimo byashize wane bigashira mu rugo kirazira rwose urumva hagomba guhoramo ifi inkoko urumva uzimuzikira muri freezer kugira ngo utagira zitaza kwangirika dizo rice kaka no kumuri firigo kaba karimo za barafu hamwe na kweretsa mu hejuru uri kumva uri gukora iki se kumbona ku telekomande ndi kureba televiziyo asigaje no gukoresha telekomande naho bazesha se wanyigishije kumva ngukire ni mugoroba nukusira mu gakanzu keza kumera kuhayika mu wa mukobwa yazanye gafite ibintu bimeze nk'utuntu turaba kunuza kunana ku mpande gashyira mu mujyana n'ibyo gukora ahantu ari gisopo rakize aya nta mugabo ujye gutereta sha niwe wenyine fagisha gore nakora ubase sha ngo hazaba n'umugabo gutereta ngenza akora n'iryinyo giye Rutambi n'iryo ngenge nkina n'imikino giye nta wundi wantereta tenye imana nukurisha bize ko mukanda koze ngembo cara abasanga abana bari bakwitegereza sha ntuzaka ngo n'indangi rero urumva indangi ni kubera bazo niyo nagukunda ibyo nayikanda sha kandi karambuka rwose nureba tangira ugabanuka ibyo ngora ka regime urayizi njya amavuta ujye ugabanya guteka ujye ugabanya amavuta ushyiramo utuntu tw'indimu dushyiramo twa salade urumva nase ushaka n'amazi menshi ushaka tungane kuburyo ugomba kumugana gutya nawe ugahita ungana nanjye se ugiye ngiye ndi kagabanuka basimo gake nta kibazo regime urayizi muganga ugomba gufata ka regime ndaje mbyite uri kwibona sigaye meze neza kabisa ngiye Rutambi none ko cya kigorye ngo ni barafande kiba kigenda kiduhira nzakona fanda gutereta kwitwaje ngo ni ikintu ngo arimo arangenda nako yantereta fande se unda fande wayi ura n'umugabo wawe wera nako yantereta hano nkuwera aho nzamufatira burebye bayigira ngo ikintu bikinga afite nga fande ngomba guhangana nabo bari abantu bumva ndikira dire yewe ahubwo ntabwo wabona washanga gutya nawe mashe kuyakuza ni ukubera igitoki nyuma y'ibitoki bintu byashize no kubera ubirya cyane sha ariko ujya ubirya nta kibazo bureke nkora kandi gakina gukora none ntabwo rero bita touch yego touch screen ngiye kutangira gutya amayengezo ni byakira sha ariko nkazakubona ucatenga n'abagabo mwana
oya ni nimero yawe yonyine. Bayi telefone yita Mykes. Yego. Zakozwe n'umushinwa. Izo byatawe ibonye. Ni gute bafitira? Ko harimo ibintu bitavamo. Uhisemo kurongorwa na Rutambi. None uri kumva agiye nari kwemera gukomeza kuzerera. Reba mugenzi wanjye ukuntu asigaye abayeho. Uzi uburyo Libre yancanyeho umuriro se nura mugenzi wanjye tubana hano. Baba twirukanseho igihe kina ahubwo nanjye nari kwisanga bamfonze. None ntimwari mwaratwakiriye. Ngomba kuzapasura ibyo muba mwigikora byose nuko muhita mwibagirwa aho ukuntu wera yatukuye yigize. Baramubonye. Ngiye mpasura nawe. Ngiye mpasura nawe. Cyakoze Abanyarwanda mwibagirwa vuba. Gusa ntacyo. Nzaguma muri genyero yanjye n'undi se ko ntacyo mbuzemo. Nari mbuze kuba ndi inzererezi. Ntago mwantaye hanze nkabinzerereza. Ahubwo uretse gato ndi kureba ari kumpamagara. Wisho. Narindi muri quartier ariko ndaje. Bahageze. Ndaje chérie. Sawa. Kusushaka cyo. Ndakupa munyisha amafaranga. Na amafaranga tena kwa. None se ni umugore wawe. Ujye umugore ndakurira amasabona n'umugabo barasema. Sasa nani? Ijana na gutanga. Yego ye. Warankoye. Narankoye. Nyine warankoye. Akuruza aje amafaranga. Jewe n'umugore. Soja. Ako kujya murembe kuvuga muri. Ubati ngana. Mama franga. Kandi wamugore. Hey!